Rero narindi kubabwira ngo Imana ikugarutseho bushya. So I was telling you that God has come back at you in new way. Ku Kidendezi TV wahisemo neza. Kurikira ijambo ry'Imana ndetse n'isengesho ribohora byose ku Kidendezi TV. Turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. We greet you all in the name of Jesus Christ. Amahoro y'Imana nabane namwe. May God's peace be with you. Mwebwe mudukurikiye hano kuri urubuga Ikidendezi TV. You all who are following us on this TV. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Kandi namwe mukomeje kutugaragariza urukundo mugakora subscribe. And all of you who are trying to show us love and subscribe, kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ijambo ry'Imana buri munsi, such that you go on by following us and the word of God. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Kandi nawe utari wakora subscribe, and you who have not yet made subscribe, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu ndetse n'ijambo ry'Imana ku gihe. I'm requesting you to subscribe such that you will be seeing the word of God on this TV. Igihe dushizeho ijambo ry'Imana cyangwa igihe twaporodinzeho ikiganiro, whenever we upload the word of God, ukajya ubona notification ikubwira yuko twashyizeho ikiganiro. You see a notification making you know that you have put something. Kandi niba wumvishe ijambo ry'Imana ukafashwa rikagira aho rikuvana, and if you have heard the word of God and remove you from somewhere to somewhere, ni byiza kugira ngo sharing na mugenzi wawe. It's good that you share with your friend. Kuko ibyo wumvishe bikakugirira umumaro, because that you have understood and it has become profitable to you. Mbese bikagira aho bikuvana bikagira naho bigushyitsa, and it takes you from somewhere and put you somewhere. Nawe byamufasha. It can also help your friend. Twige kugufasha n'abandi. Let us learn how to help others. Birashoboka yuko wewe wabonye iri jambo ry'Imana. It is possible that you have seen this one, ariko ubundi atigeze aribona. And maybe your friend has not. Kandi nawe hari icyo byakora ku bugingo bwe. And it can also do something on his eternal life. Ni byiza rero kugira ngo nawe usharinge mu nshuti zawe kugira ngo dugumye dufashwa n'ijambo ry'Imana. It's good that you share with your friends such that you can keep on growing with the word of God. Imana iduhana umugisha. May God bless us. Turi mu kwezi kwa gatandatu. We are in the month of June. Ni ukwezi kwitwa kugarurirwa ibyanyazwe. The month called that to be restored what has got lost. Turi ku cyumweru cya kabiri. We are in the second week. Iki cyumweru cya kabiri turaganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo, this second week we're going to share on the word of God says that Imana ikugarutseho bushya. God has come back to you in new way. Imana ikugarutseho bushya. God has come back to you in new way. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. We're going to read the word of God. Tujye gusanga muri Samuel wa mbere igice cya gatandatu umurongo w'8. In 1 Samuel chapter 6 verse 8. Niho tugiye gusoma. Niba ufite Bible ni Samuel wa mbere igice cya gatandatu umurongo w'8 wonyine niwe turi busome. If you are having Bible, let us read in 1 Samuel chapter 6 verses 8. Reka dusome twumve iki ijambo ry'Imana rituvuga. Let us listen and hear what the word of God tells us. Maze mwene isanduka y'Uwiteka muyigereke ku igare, kandi ibintu by'izahabu by'umurimbo by'amaturo y'impongano mwohereje mubishyire mu isanduku iruhande rwayo, maze mubyohereze bigende. Imana iduhana umugisha. Let us read also in English version. 1 Samuel chapter 6 verses 8 says that, and take the ark of the Lord and lay it upon the cart, and put the jewels of the gold which you return him for a trespass offering in a coffer by the side thereof.
and send it away that it may go. Amen. Haleluya. Hallelujah. Imana iduhana umugisha. May God bless us. Reka dusenge Imana. Let us pray. Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mpamagaye umwuka wawe wera kugira ngo abane natwe kandi abane n'udukurikiye kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ndababwiye ngo tujye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ikugarutseho gushya. We're gonna talk on the word that says that God has come back to you in new way. Mukristo mukozi w'Imana, nshuti yanjye, mushiki wanjye, reka mubwire ngo muri iki cyumweru cya kabiri, A Christian servant of God, my sister, my brother, let me tell you that in this second way, Imana ikugarutseho bushya. God has come back to you again. Hari igihe wabanye n'Imana, There is time that you have been with God, ndetse hari igihe Imana yabanye nawe, and there is time when God has been with you, ukagendana n'Imana buri munsi. and you have been walking with God in every Mu day. buzima bwawe ukagendana n'Imana. In your daily life, you could move with God, Ariko hari igihe cyageze and there is time reached bitewe n'ibyo wakoze, according to what you have done. bituma ujya kure y'Imana, It caused you to go far away from God. bituma ubwiza bw'Imana bukuvaho. It caused some goodness of God to go away from you. Nabwiye abantu, I told people, ndababwira ngo igihe cyose umuntu akora ibyo gukiranuka, I told them that whenever a person does nice things, ubwiza bw'Imana buba bumuriho. the goodness of God is ever on him. Kandi reka mbabwire ngo And let me tell you that umuntu wese ubwiza bw'Imana buriho Satani aramutinya. whichever the goodness of God is on that person, everyone fears him. Satani aguma amugendera kure Satan always fears that person, kuko aba ari mu mucyo. because that person is in right. Satani ntabwo aba yabasha kwegera uwo mucyo, Satan can never move closer to that right. ahubwo aguma gusunikira imbaraga kugira agutega n'imitego kugira ngo ukore icyaha ubwo bwiza bw'Imana bukuveho. But he keeps sending some evil powers on you such that he can cause you to go away and cause the goodness of God goes away from you. Kandi igihe cyose ubwiza bw'Imana bukuvuyeho, And whenever the goodness of God is away from you, Satani araza akazana n'izindi ngabo nyinshi, Satan also come with his akaguhambira, servants, and he ties you agafunga and close you kugira ngo utongera kumucika. such that you don't again escape him. Rero igihe cyose umuntu akoze icyaha, Whenever a person sin, ubwiza bw'Imana bwari bumuriho buragenda. the goodness of God that was on him, it goes away. Icyo gihe uba ugiye kure y'Imana. That time we have gone far away from God. Rero narindi kubabwira ngo Imana ikugarutseho bushya. So I was telling you that God has come back at you in new way. Hari ibintu wakuyemo, There are things that you have felt in, hari ibintu wagiyemo there are things that you have entered, bituma ubwiza bw'Imana bwigenda. and cause the goodness of God to go away from you. Ariko muri iki cyumweru cya kabiri, But in this second week, reka mubwire ijambo ry'ihumure. let me tell you the encouraging words. Reka mubwire ngo Uwiteka akugarutseho bushya. Let me tell you that God has come back to you in new way. Igihe cyose wakuye mu nzira icyazanye umwijima, Whenever you try to take away what has brought darkness, ukongera gusaba imbabazi, and again ask for forgiveness, Imana ikugarukaho bushya. God comes back on you. Imana ikugarukaho bushya. God is come back on you in new way. Niba hari ibintu wagendeyemo, If there are some things that you have been moving through, niba hari ibintu kandi wakoze and if there are some things that you have done byatumye ubwiza bw'Imana bwigendera that kuri wewe, had caused the goodness of God to go away from you, reka nkwinginge kugira ngo ubikure mu nzira uca bugufi imbere y'Imana, let me beg you that repent and leave those sins such kugira ngo that, ubwiza bw'Imana bwongere kukugarukaho. let me tell you that chase them and cause and such that the goodness of God may come on you. Abisiraheli Israelites,
bajyaga bagendana n'Imana, they could move with God, Imana ikagendana nabo, and God moves with them, Imana ikabana nabo, and God lives with them. mu gihugu cyabo ikabana nabo. In their country, He could live with them. Ariko igihe cyose bakoraga ibyangwa n'amaso, And every time, whenever they could sin, Imana yavaga mu ruhande rwabo, and God could go away from their side. ababisha bakabinjirana, Their enemies and attack them barangiza bakabafata, and catch them barangiza bakabanyaga. and take their things. Ariko bakongera gusenga, And whenever they could also pray again, bakongera gutabaza Imana, and whenever they could call upon God, Imana ikagaruka ikabatsindisha, and God also comes back and tries to ikabagarurira ibyo banyazwe. and he restore whatever they had lost. Twasomye ijambo ry'Imana twasanze muri Samweli wa mbere, You have read the word of God that you found in igice cyawo cya gatandatu umurongo wa 8, chapter 6 verses 8. hatubwiye ngo It says that ngo nuko ngo bafate ngo isanduka y'Imana, I'll take the ark of the ngo Lord bayitereke ngo ku igare, and ride upon the cart ngo nibamara bafata nk'iby'umurimbo, and put the jewels of gold bafate ibintu by'izahabu, and put the things of gold ngo ndetse n'amaturo y'impongano, and the trespass ngo offering, babishyire mu gasanduka, ngo babitereke ngo impande y'iyo sanduka and y'Imana. they put in a coffer by ngo nibarangiza ngo byose bagire gute babyohereza. after, and then they send it away. Iki ni igihe This is the time. Abisirayeli bari baranyazwe isanduku y'Uwiteka, This is the time when Israel had lost the ark of God. Abafilisitiya barayijyanye, When the Philistines has took it, ngo ariko igihe kigeze ngo iyi sanduku irabaremerera, and the time reached when this ark became heavy on them, Imana ntiyabagwa neza. and God never did good things to those Philistines. Ariko kugira ngo iyi sanduku ijyanwe, For this ark to be taken, Abisirayeli abana ba Eli bajyaga batobera ku ibitambo, ntabwo bari bagitinya Imana. for this ark to be taken, the sons of Eli, they could not obey God. abantu ntabwo bari bakita ku Mana. People could not care on God. Ariko Imana irangije ngo isanduku yemera yuko bayinyaga, And God allowed for this Philistine to take the ark. ariko babonye yuko bibaremereye, So when this Philistine saw that bigira inama yo kuyigarura. when they saw that has become a problem to them, they decided to bring it back. Baravuga ngo reka tuyisubizeyo, They said that let us take it back, ariko ntituyisubizeyo yonyine gusa, and let us not just take it alone. ngo bafate iby'agaciro, They took something good. bafata amazahabu, They took golds barangije barabyoherezanya. and jewels, and they sent them together. Reka nkubwire ngo nawe muri iki cyumweru Let me tell you that you too in this week, Uwiteka aje bushye ku buzima bwawe. God has come on your life in new way. Uwiteka hari ibyo kandi azanye, And God has come with something. hari ibyo wakoze bituma Uwiteka ujya kure There y'Uwiteka, are things that you have made that caused you to go away far from God. ariko Uwiteka agarutse mu buzima bwawe, But God has come back, kandi hari iby'agaciro agarukanye, and there are good things that hari iby'agaciro azanye. there are some good things that you We have. icyo usabwa ni uko What you need, what is needed on you. niba utari wakuraho ikintu cyatumye umwijima uza ukajya kure y'Uwiteka, have not removed what caused the darkness. ndaza kugusaba kugira ngo ugikureho, I'm going to kind request you that remove it, kugira ngo wongere kwakira ubwiza bw'Imana, such that you again receive the wakira iby'agaciro Uwiteka ari kuzana mu such buzima that bwawe. you receive good things that God. Imana iduhane umugisha. May God bless Reka us. dusenge Imana. Let us pray together. Mana, mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye. Fasha mwene data umwambika imbaraga kugira ngo abashe kuva muri ibi bintu byatumye umwijima uza ku buzima bwe, yarangiza akajya kure yawe, kugira ngo abashe kwakira ibi by'agaciro umuzaniye bundi bushyashya, mu izina rya Yesu.